none se kuki buri mwe wese hano afite isoni areba hasi ashaka gushakisha ingofero kuki afite isoni ibyo bintu byose abizi akarenga ku mategeko n'amabwiriza akabikora isoni mufite n'iziki imbere y'abanyamakuru isoni mufite n'iziki cyo nabwira abantu cyo nuko si ya kera si yo y'ubu ntabwo ibintu bikimeze kimwe ko byari bimeze niba kera barasangiraga bakishima ntabwo ariko bimeze kubera ibi byorezo n'ibindi bizaza ntabwo rero ntabashishikariza kuvuga ngo wenda ngo badohore cyangwa bagire gutya bitewe n'ukuntu amategeko abiteganya n'icyorezo uko kiteye ntabwo rero uko byari bimeze siko bimeze tugomba kugendana n'ibigezweho tukaba flexible. Abagera kuri 37 bongeye gutabwa muri yombi na polisi y'u Rwanda bazira kurenga ku mabwiriza yo gukumira ikwirakwizwa ry'icyorezo COVID-19. Bafatiwe mu bice bitandukanye by'umujyi wa Kigali, bamwe batwaye ibinyabiziga barengeje amasaha yateganyijwe, abandi banyweye ibisindisha, hakabamo n'itsinda ryabo bivugwa ko ngo baba bari barahinduye akabari mu rugo rwabo bagakomeza kwinywera kandi bibujijwe. Abantu bari hano barimo barerekanwa nk'abantu batwaye ibinyabiziga banyweye inzoga kandi we turabona uri umusiramu. Ni iki gituma uhagaze hano? Icyo ngicyo nazi nakoze kunywa inzoga. Uravuze ati nakoze amakosa yo kunywa inzoga. Bayinyweye se cyangwa ni muri b'abakristo wenda bakunda kwambara umwenda w'abayisilamu? Nayinyweye. Pardon? Bayinyweye. Hanyuma wenda ubutumwa ugenera abantu badukurikiye ni ubuhe bashobora kurenga ku mategeko n'amabwiriza bagatwara ibinyabiziga basinze kandi bazi neza ko impanuka zibaho buri gihe ari zana banywa inzoga? Ubutumwa naba nuko babireka. Baba baripimishije wenda COVID-19? Barimo gupima hamwe. Ku cyicaro cya polisi Nyamirambo niho bateranyijwe kugira ngo bamurikirwe itangazamakuru bibera isomo n'abandi bakomeje kurenga ku mabwiriza. Aba ni bamwe mu bafashwe baremera amakosa bakanayasabira imbabazi. Watangira twibwira? Nitwaranga Patrick. Nafashwe mvuye ku kiriyo saa 2. Gusa nananyoye morte nananyoye energy drink bantestinze basangamo alcohol. Gusa icyo nabwira abanyarwanda bagenzi banjye nuko twabyirinda igihe turi mu kazi. Nta kindi kandi bisabira imbabazi. Uravuga ati nananyoye energy nari mvuye mu kiriyo energy wenda n'inzoga bihurira muri rusange n'ubwo gusanga alcohol. Nicyo ntari nasobanukirwa energy ibayitestingamo guta alcohol, ese marte bayitestingamo guta alcohol ntabwo nabisobanukirwa, ariko icyangombwa nuko iyo polisi ari ku kazi ke akabona gihamya ko nanyoye ntabwo najya nawe impaka nakwemera nkabisabira imbabazi kuko abari mu kazi yize kandi ashinzwe. Yego ariko nkabasabira n'abandi banyarwanda imbabazi kandi tukarushaho kubyirinda no kugendera ku mabwiriza y'abayobozi bacu b'igihugu cyacu ayo batubwira. Muze ubundi ubusanzwe ntago wajya kunywa ku gacupa? Oya, inzoga narayiretse kera muri 2009. Ni ukuvuga ko bishobora kuba se wenda energy nari inzoga? Ntabwo nabimenye ibyo ngibyo, gusa nuko nabonye batestinze alcohol test ikaba positive. So ibindi biza ntabwo nabimenye. Bagufatiye hehe byari sangahe? Saa 2 Kimironko. Uragira uti ndasaba imbabazi usaba n'iziki? Nizo ayo makosa nakoze. Bapura umuntu mukuru kandi wenda ushobora no kuba ijisho rya rubanda, n'ubuye butumwa wenda ushaka kugenera abantu barenga ku mategeko n'amabwiriza bagatwara imodoka cyangwa moto basinze cyangwa bagakora ibirori bigiye bitandukanye mu ngo ndetse n'ahandi hajya hatandukanye mu hoteli? Inama ngira niyo buri gihe batubwira iyo baduvuka ubukangurambaga nk'umuntu mukuru twakabaye tubizi ariko tukarengaho twabikora no gusaba imbabazi no gukangurira abanyarwanda bose gukomeza babyirinda tukabigira umuco wo kwirinda twongeye kugaragara nkanga. Waruvuze kuri gusaba imbabazi kandi avuze ko hamwe energy drink ro gusaba izihe mbabazi? Kuko byatestinze positive nizo mbabazi zirimo gusaba ko sinzi ibindi bikurikiraho. Bivuze wenda ko waravuze ngo umaze imyaka myinshi agacupa warakaretse. Byaba rukoro y'inzoga wanyweye zaba zareze iki kurimo? Ntabwo nabimenye.
nitwa Josiane. Nitwa Josiane dushima Imana. Babafashe muri mu biki baratubwira nta kibazo birambuye. Ni ukuvuga ngo badufashe turi mu rugo njyewe n'umugabo wanjye. Abaturanyi baje basanga turi gusangira, baraza baba batujoyininze aho ngaho mu gihe bategereje ko bagenzi babo bataha. Ubwo ni iyo kesi byabaye. Urazamura ijwi ntacyo tubwiye. Bacyo ngo bari bagitaha ngo umwe kuri umwe. Umwe yaje asanga bagenzi be ntibaraza, usanga tumaze guteka nk'ibisanzwe nk'uko bihora mu baturanyi. Nituranye n'umuntu ntabwo mubana nabi, ushobora kujya kumusaba amazi cyangwa ukamusaba igikombe. Twasaze rero bihiye, turateka, turarya, icyo kunywa turakinywa, bafatanya natwe gusangira icyo cyari gihari cyo ngicyo mu gihe bategereje ko bagenzi babo bataha. Byari bisanzwe se ko aba baturanyi babona n'abantu batandatu mwese mwajyaga mushyira hamwe mugasangira hamwe, cyangwa rero mwari mwavuze ati reka dukora akantu dusangire muri rusange kuko mwanywaga n'inzoga? Byari bisanzwe nk'ibisanzwe mu Banyarwanda, kereka niba ari mwebwe mutajya musangira n'abaturanyi banyu, kuko tunabivuze ushobora kuza nka kwaka amazi yo kunywa cyangwa gutira ikibiriti cyangwa ndahurira, nasanga uri kunywa igikoma nkicara nkanywa. Ibisanzwe rero niko byagenze. Basanze ibyo kurya biri ready turarya, nta muziki wavugaga, nta wabyinaga, nta wasakuzaga, ko n'uwadufashe yashanga tutuje rwose turi gusangira ibihari. Ushatse kuvuga se ko barenganyije ko uvuga ngo mu bisanzwe abaturage n'abaturanyi barikira bagasangira? Oya, ntabwo navuga ngo ni ukurenganya, biterwa n'amategeko, biterwa n'uburyo amategeko asetinze. Ntabwo rero nabyita kurenganya cyangwa kutarenganywa, bo nibo babyize. Ariko icyo nzi cyo ni uko ibintu byerekeranye n'ibirori no kujya guhuza abantu cyane bitemewe. Ariko ayo mategeko yo y'ibirori no guhuza abantu ntabwo ariyo twakoze, ntabwo twakoraga ibirori. Ni uko nguko byatugendekeye, baje basanga twicaye turya, nabo baricara. Hanyuma ubwo ngubwo urishinze iki wumva wenda wakwishinza ko ariko zakoze? Ibyo kosa numva nakoze, kuba nabemereye kuza bakinjira bakavuga ati mwiriwe mwicara dusangire ni karibu, icyo niryo kosa nakoze. Hanyuma ni ubuhe butumwa ufite ushobora kugenera abantu badukurikiye muri rusange, cyangwa n'ubutumwa wenda ushobora guha buri umwe wese ku giti cye? Ubutumwa naha abadukurikiye nk'ibisanzwe nuko ibintu by'ibirori no guhura bya hato na hato bitemewe, kubera ibihe bya korona turimo, bakomeza kubyirinda, kubera ko twe twafashwe twakiriwe n'abaturanyi. Ubwo ntibigaragara cyo ko no kuba muturanye nta kintu bikivuze, nabyo bagomba kubyirinda. Kujya kwifatanya n'umuturanyi nabyo ntabwo ari byiza. Ibyo nabonye. Ariko abantu bakomeje bigaragara yuko barenze ku mabwiriza yo kurwanya icyorezo cya COVID-19, ni nyuma y'uko bimwe mu bikorwa byarekuwe kugira ngo ubuzima busanzwe muri rusange bukomeze. Uri umwe mu bagaragaye, wenda hari abandi hirya no hino batari kugaragara. Nta kintu nk'abaturage wenda mutekereza kuri ibintu bijyanye n'ibirori wenda namwe mwumva baduhoraho, uretse kuba babafata gusa mukagaragariza itangazamakuru? Mwebwe nta gitekerezo mufite wenda kuba baborohereza? Babivuga biki? Igitekerezo cyo kuba batworohereza mu guhura se? Kera muri rusange nk'uko twari tubizi COVID itaraza, kera nk'ibisanzwe abantu bahuraga mu birori bakamenyana, n'abataziranye bakamenyana, ariko nta kudohoraho kubera COVID ho ntabwo byashoboka, kubera ko bitemewe. Umunsi byaba byemewe yuko ibyo birori byakomeza, byaba nta kibazo, ariko mu gihe bitemewe ntabwo biba byemewe nyine.
nta kindi narenza. uvuga ati ntibyemewe ariko mwabikoze uvuga ati twara abaturanyi kandi kera no gusangira no gusura umuntu ukaba wamusaba n'amazi ni ibintu byoroshye byakorwaga. Sinzi niba nta gitekerezo ufite wenda kuko hari uburyo byajya bikorwa uko gusabana wenda kukabaho nk'uko kera byabagaho ariko wenda hakagira uburyo byakorwa. Niyo mpamvu twumvaga niba hari igitekerezo ufite muri rusange nk'uwagaragajwe kuko ntekereza ko wenda hari abandi bari kubikora. Icyo nabwira abantu cyo nuko si ya kera si yo y'ubu, ntabwo ibintu bikimeze kimwe ko byari bimeze. Niba kera barasangiraga bakishima ntabwo ariko bimeze kubera ibi byorezo n'ibindi bizaza. Ntabwo rero ntabashishikariza kuvuga ngo wenda ngo badohore cyangwa bagire gutya bitewe n'ukuntu amategeko abateganya n'icyorezo uko kiteye. Ntabwo rero uko byari bimeze siko bimeze, tugomba kugendana n'ibigezweho tukaba flexible. Hari ibyo dukangurirwa nk'abanyarwanda gukaraba amazi meza n'isabune. Abangaba bari iwawe abaturanyi, ibi byose baba babikoze cyangwa nyine mwahuye bisanzwe bati ni abaturanyi kadusangire? Mu by'ukuri muri mwese ndumva ntawe udafite umuturanyi. Ntabwo rwose ntakubeshye, ntabwo umuturanyi yakwinjira ngo karaba intoki, ariko ntabwo byigeze, ntabwo twamubwiye ngo karaba intoki. Mu Rwanda twese murabizi ko turi kwipimisha icyorezo cya COVID-19. Abantu bari iwawe se byibura baba baripimishije icyo cyorezo ngo byibura mube muri kumwe? Yego, abahari babiye bipimishije bitewe n'aho bakora, cyane bitewe na departement bagenda bakoramo bagiye batanga ko bagomba kwipimisha. Reka tugushimira kose. Umuntu ntabwo ibayuze mugira ngo yamwingaruze. Aruvuze ko harimo abipimishije muri rusange. Se abaje aho ngaho bavuga ko bipimishije baba baberetse ibyo bipimishije muri rusange ngo wizera abo muri ko bipimishije 100% nk'uko wari ubivuze? Ntabwo ibyo bintu nabyo nabajije pe, ariko ubu nzi neza uwo tubana yaripimishije yarikingije covid. Abandi barabo bakwiteye naho bagiye bakora, ntekereza ko babapimye bitewe na departement bakoramo. Ariko ntabwo namubwiye ati abantu bose baduturanye ngende mbaka ibyangombwa ngo mwipimishirije hehe. Ntabwo ibyo bintu nabitekerejeho. Biramutse wenda simbizi neza afite abana, wenda hari abandi mu bana, hagize nk'umwe muri abo ngabo wenda cyangwa babiri barwaye COVID-19 bashobora kuza bakaba barimbura umuryango wawe, urumva atari ikibazo kuba wenda wirengagije ibyo wavuze? Ngo nari nkubwiye nti hashobora kuzamo abantu babiri, wenda harimo babiri barwaye, wizeye neza ko bipimishe cyangwa kandi bipimishe kandi barwaye COVID-19. Mwunganiye cyane ko arunda twe ko cyeka ko harimo abipimishije n'abikingije, kandi abaganga bagaragaza ko n'umuntu wikingije ashobora gufata ubwandu kandi akaba yakwanduza mu gihe n'uwipimishije utazi niba nyuma hari aho yaba yanyuze akayifata. Ibyo byo nta makenga mwabigezeho? mu by'ukuri nk'uko nababwiye abantu kereka cyakoze ari abo hanze tutari dusanzwe tubana mu gipangu, aho wagira ikibazo. Ariko umuntu muhora muterana icyuma, muterana ikibiriti, muterana umuriro, ndahurira ngira urute, mba numva ntabwo twigeze twimuka ngo dutekereze cyeka iyo gahunda nibayishyiraho kuba buri hantu hose ugiye gukodesha bazajya bakwaka icyemezo ko wipimishije, twese tukabana gutyo tuziranye. Mbese wizeye ko abantu mubana mu gipangu nta n'umwe urwaye COVID-19 nk'abantu muhorana? Ntabwo wabyizera 100% kuko ntabwo bipimishwe ijisho. Ariko cyo nibyo nakubwiraga, ntabwo kereka bashyizeho iyo gahunda y'uko buri hantu hose mugiye gupanga mukodesha muzajya mwerekana icyangombwa ko mwipimishije. Ibyo byajya bidufasha ko n'abashyitsi tugira limite y'abipimishije n'abatipimishije. Murakoze cyane. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda CP Jean Bosco Kabera yakomeje ababaza niba bumva hari igitekerezo baha polisi y'u Rwanda ngo irusheho kunoza ishyirwa mu bikorwa ry'ibyemezo byo kwirinda icyorezo cya COVID-19, ariko abafashwe bakarya indimi bakabura igisubizo. Nimuvuge ikibura muri ibi. Icyo mutazi nuko iyo wanyoye ibisindisha ushobora kugatwara ikinyabiziga, ushobora kugira impanuka cyangwa ugateza impanuka igahitana abantu, nawe ubwawe ugapfa cyangwa se ukasiga ubuzima, abantu bakasiga ubuzima, ibintu bikorwa remezo bikangirika. Cyangwa icyo mutazi nuko utubari dufunze mushobora kujya mugahuramo muri benshi mukandura covid mukanduza n'abandi. Nicyo mutazi.
ikitazwi muri byo ni none se kuki buri umwe wese hano afite isoni areba hasi ashaka gushakisha ingofero kuki afite isoni ibyo bintu byose abizi akarenga ku mategeko n'amabwiriza akabikora isoni mufite n'iziki imbere y'abanyamakuru isoni mufite n'iziki ntawe ushobora kugira icyo atubwira ntawe ushobora kugira icyo avuga ikitazwi ni iki tugisobanura cyangwa turusheho gukora ubukangurambaga okay dukora ubuhe bukangurambaga kugira ngo abantu bareke gutwara ibinyabiziga banyu babisindisha dukora ubuhe bukangurambaga kugira ngo abantu bareke kujya mu tubari gukora tutemewe ngo nimutugire inama wenda mwebwe hari icyo hari inama matugira uze ndabona usa nawe byumva cyane ngo tuvuze dukora iki bakora iki icyorezo cya COVID-19 kimaze guhitana abasaga 959 mu Rwanda. Abacyanduye barenga ibihumbi 79,702. Bitewe n'uburyo iki cyorezo gihangayikishije, intero ni imwe, urugamba ruracyari rwose, nta kudohoka. Didi Wise, Legacy TV, be all in or be nothing at all.